umugabo we nanakurongora nturangize gerageza umubwire cyangwa se ushobora kutabimubwira yo kukamwereka ko gifite ubushake cyangwa ikindi kintu kiba cyiza iyo uri kurongora n'umugabo wawe biba byiza iyo ageze aho akoze ukumva biraryoshye cyane ukamubwira ati aho ngaho gutya ngo ukamuyobora nyine mugafashanya ko ntabwo ari ikirajya bari kurongora. Murakoze cyane twongeye kugaruka tubashimira tunabasuhuza mwe dukurikira inama zacu za buri munsi. Uyu munsi rero twaje kubigisha uko umugabo yanyaza umugore we cyangwa se uko wabikora kugira ngo unyaze umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe mu gihe muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Abagabo benshi usanga bahurana ibibazo ngo umugore wanjye ntanyara, ngo umugore wanjye iki n'iki, ugasanga ugiye kumuca inyuma mu by'ukuri atari uko umugore wawe atanyara, ahubwo ari uko utamubonera umwanya wo kumutegura ngo agere muri ya mudu yo kunyara cyangwa se agere ahandi yishimira igikorwa runaka arimo. Kuko ubundi ndakeka nta mudamu cyangwa se umukobwa wanyara ari kurongorana n'umugabo atishimiye cyangwa se utabaje kumutegura. Ko hari abagabo benshi burira nka burira igare gutyo gusa nta kwiri gutegura umugore, nta kumuganiriza. Icyo gihe iyo wuriye gutyo nta santima barimo, n'andi usanga uhatiriza igitsina cye kikanga no kujyamo kubera ntago wabanje gutegura umugore, ntago wabanje kumushyira muri ya mudu yumva yuko agiye kurongorana kandi agiye gukora igikorwa agomba gukora. Nkuko tubizi wenda nta mukobwa cyangwa se nta mugore wanyara atishimye. Mbere yo kurongora umugore wawe rero banza umutegure, muganirize. Nimba nanavuye mu kazi ubanza utegereza aruhuke, stress yirirwanye mu kazi zishire, umubwira amagambo meza, nurangiza ubone kujya kurongora umugore wawe. Hari n'abagabo batazi kunyaza, ugasanga umugabo azi yuko kunyaza ari ugufata igitsina cyiwe gusa wapi. Hagari abenshi barabyitiranya. Nimba uri kunyaza umugore wawe bitware gake, ntereka kubigira intambara kuko ntago ari inkuru gukubita, nta nubwo ari ikindi kintu uri gukora, ahubwo uri guhereza umuntu ibyishimo. Ikindi kandi hari abagabo bibwira yuko ukarongora umugore ituri ya mbere ukavaho nta nyaye ya kabiri ya gatatu. Mu by'ukuri mpamya nashidikanya ko umugore aba atarangije, ahubwo abakureka ngo ukemure ibibazo byawe ufite. Kuko abagore wenda ntago ari bose ariko hafi ya bose, ubundi ibyishimo bya mbere by'umugore ni ukurangiza uri kumunyaza. Uko biri kose nubwo yaba atanyurwa ariko aho ngaho aranyurwa kandi cyane. Igihe uri kurongora umugore wawe rero cyangwa se igihe uri kunyaza umugore wawe, fata igitsina cyawe witonze kuko desha wamuteguye yamaze kuzana ububobere. Fata igitsina cyawe witonze, ubanze ugishyiremo imbere, ukuremo, ubone kunyaza. Kandi ntago ahantu hose mu gitsina cy'umugore ariho bashyira imboro ngo umugore anyara, bishoboka. Ahubwo hari aho nawe ubwawe uri umugabo iyo uzi icyo gukora ukoze umugore akanyara. Fata igitsina cyawe ugishyire kuri rugongo y'umukobwa cyangwa se umudamu wawe muri kurongorana, ugende ukubaho buhoro buhoro, zamuka umanuka. Icyo gihe umugore iyo agukunda cyangwa se mwarongoranye kwishimiye ukamukorera ibyo bintu, ndakeka yuko nta kintu na kimwe cyatuma umugore wawe atanyara. Umutware buhoro, ujye unyaza byibuze nk'umunota umwe, wongere usubizemo imbere, ukuremo wongere unyaze. Uko biri kose umugore wawe azarangiza kandi azarangiza yishimye. Naho kujya kuvuga ngo urajya gushaka ngo umugore ngo ye gushaka kurongora indaya cyangwa se undi mugore wese utari uwawe, kubera uzi ko atari uwawe, uzafata umwanya wo kumutegura amataguca amazi, ariko wa wundi wawe ukabyibagira, ukaba wumva nyine n'umugore wo mu rugo waramukoye nawe banza umutegure agushimishe, bituma utajya guca umugore wawe nyuma cyangwa se umukobwa wawe muri kumwe. Umugore wanyaye akanarangiza usanga ari wa mugore uhora atuje, nta stress aba afite. Kuko ubundi ikintu cya mbere gitera umukobwa cyangwa se umudamu wese stress ni ukurongorwa nturangize. Icyo gihe rwose uhorana umushiha, ugahora wumva udatuje, umutwe hato na hato, umugongo iki, kubera ko hari byagombaga gusohoka byaheze muri wowe. Icyo gihe umugore wawe nagenda akabona undi muhungu umurongora akamunyaza, yandi usanga ngo zasenze. Ahubwo tegura umugore wawe umurongore, unamenye neza ko yarangije. Kuko nimba umurongo yicure 2-3 urangiza abatarangiza, urumva ni ikibazo gikomeye uba uri kumuteza. So
mugerageze mute ku bagore banyu, namwe bagore mugerageze mute ku bagabo banyu. Umugabo we nanakurongora nturangize, gerageza umubwire, cyangwa se ushobora kutabimubwira ukamwereka ko kibifite ubushake. Cyangwa ikindi kintu kiba cyiza iyo uri kurongorana n'umugabo wawe, biba byiza iyo ageze aho akoze ukumva biraryoshye cyane, ukamubwira ati aho ngaho gutya ngo ukamuyobora nyine mugafashanya, kuko ntabwo ari ikirajya bari kurongora, nta nubwo ari umuntu utazi kuvuga, ahubwo ni umuntu uzi nawe ibyishimo byiwe, ni umuntu uzi aho bakoze akumva arishimye cyangwa se ntabwo yishimye. So igihe uri kurongorana rero ukumva umugabo wakoresheje ahantu biragushimishije, jya umubwira ati shimisha aho ngaho, cyangwa se kora gutya, hindura ibintu byo ngibyo. Murakoze cyane, tuzajya dukomeza twige byinshi birenzeho.